Hello people, hello friends. I hope ko mwese mumeze neza kandi ari nabo bitameze neza biraza kugenda neza. Waba uri muri Afurika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika, ikaze cyane rero kuri Dona Official. Niba uri mushyashya hano nagusabaga kubanza ugakanda subscribe, ukibuka no gukanda kuri kakazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification y'uko twaprodinze video nshyashya. Nawe wakanze subscribe warakoze cyane, ikaze nanone kuri Dona Official. Nitwa Donatira, benshi bakaba banzi ku izina rya Tadienne. Ndabasuhuje mwese aho muherereye hariho hose, mwiyumvemo ikaze kuri Dona Official. Tugiye kuganira cyangwa se tugiye kurebana bimwe mu bintu abakobwa babeshya cyangwa se twafata nk'ibibeshyo mbega amabanga yabo mbese ibintu byose babeshya tugiye kubivuga hano. Ikintu cya mbere rero umukobwa abeshya cyangwa se igitsina gore gikunze kubeshya bari benshi, turi benshi cyangwa se duhuriyeho twese. Hari ibiri in general cyangwa se hari n'ibindi biri byihariye. Ikintu cya mbere cyo bakunda kubeshya ndakugeraho nko mu minota nk'itanu, kukugeraho nko mu minota 3 kandi ni wa muntu na gahunda yawe yayibagiwe, nibwo akibyuka kiva mu buriri akubwira nk'iminota 5 kandi arakugeraho nko mu masaha 2. Ikindi kintu kigoye kubaza umukobwa cyangwa se kimeze nk'ikibi nyine ni amabeshya benshi babeshya, kumubaza body count cyangwa se umubare w'abasore baryamanye cyangwa se abagabo baryamanye. Iki kintu kigora abakobwa kugisubiza. Namwe basore cyangwa se abagabo muhagarike kubaza icyo kibazo, kuko ntabwo azakubwiza ukuri, uzasanga akubwiye umwe cyangwa babiri cyangwa nakubwiye ko nta kintu arakora haracyapfundikiye. Rero aho kugira ngo ute umwanya wawe umubaza kandi nawe abone yuko ubimubonaho se cyangwa se utamwizeye, beta yuko wabyihorera. Hari igihe azakubwiza ukuri ariko nkeka ko icyo ngicyo cyo ntuzategereze ukuri k'umukobwa. Niba yarabikoze azanakubwira ko nta n'ikintu arakora. Ikindi kintu kijyanye n'iki ngiki, kumubaza umubare w'aba ex be. Sinzi niba mujya mubibona, abenshi bahurira ku ba ex babiri cyangwa se nyine ubu iyo ubaye ukabije ubu uri uwa gatatu, babiri ugasanga yakundanye n'abasore n'icumi, ariko aka kanya aba ari kukubwira babiri, umwe ngo bari abo muri segonderi ngo nkiri umwana. Mujye mumenya yuko icyo kibazo kukibaza umukobwa ntabwo azakikubwizaho ukuri. Ikindi kintu, kuba uwo mukobwa muri kumwe, iyo muganiriye ukumva hari ikibazo ahise akubwira ngo nta kibazo, jya umenya yuko gihari. Abakobwa mukunda kuvuga ngo nta kibazo cyangwa se ngo ntacyo, icyo gihe kiba gihari, ntabwo aba ashaka kuba yakubwiza ukuri, aba ari kukubeshya. Ikindi kintu abenshi bakunze gukoresha, yenda badashaka abantu, tukaba turi nka saa 1 cyangwa saa 12 akakubwira have a good night. Mu by'ukuri ntabwo ari uko agiye kuryama, ahubwo nuko adashaka ko muvugana, ntabwo ashaka yuko umutesha igihe, ntabwo ashaka yuko muganira. Menya ngo uno muntu ntabwo nshaka. Nimba ari kuma isaha ntarengwa ngo ngiye kuryama kandi mu by'ukuri mu kanya uramureba ukamubona ari online, jya umenya yuko mu by'ukuri si agushaka ahubwo hari abandi. Simple. Ikindi kintu hakaba ari nko kukubwira ngo ni ibanga, ni wowe wa mbere mbibwiye. Mu by'ukuri si uko uri uwa mbere, ahubwo ari kugira ngo akurememo nk'icyizere, ariko burya ni ikibeshya aba ari kukubeshya, ntabwo aba ari wowe wa mbere. Akenshi ntabwo aba ari wowe wa mbere. Hari ikintu ushobora kumva ukumva ni wowe wa mbere, ariko hari n'ibindi bintu ashobora kukubwira bimeze nk'ibanga ariko uri nk'uwa 10 kandi ari kukubwira ko uri uwa mbere. Ikindi kintu, tuvuge mwasohotse mwishimye, yenda arakubwiye ngo ndashaka gutaha cyangwa se reka ntahe, mu rugo nabo barankeneye, inshuti zanjye, reka ntahe. Mu by'ukuri si uko aba ashaka gutaha, ahubwo aba ashaka attention yawe, abone yuko nawe ukimukunda ariko nuhita umwereka ngo hazaba ari kunyujijemo. Mumenye uko tugenda turiyakitinga ku bintu bimwe na bimwe.
nimba akubwiye ngo reka nahe mu by'ukuri ubona mwishimye si uko ashaka gutaha ahubwo arashaka ko umwereka ko ukimushaka cyangwa se wumva mutatandukana. Ikindi kintu ku bakobwa cyangwa se ku basore baba bashaka ko hashya muri kubyumva, muba mushaka ko waryamana n'umukobwa mukundana, ku bantu nyine bumva ko nta kibazo, ashobora kukubeshya ko ari muri period, akakubeshya ucuze neza ushobora gusanga period azijyamo nka 2 cyangwa 3 mu kwezi, kandi tuzi ko ari inshuro imwe. Rimwe na rimwe mwanahura akaba yambaye agahita ati koraho kandi ntabwo amubwira ngo ngaho fungura ngo ndebe, urumva nawe ntabwo wabivuga, uramwubaha yego, hari ibintu nawe utatinyuka kubaza ngo reka ndebe, kandi niyo yanabikwereka ntabwo ntekereza ko yagira ubwo bugoryi bwo kuba yafungura agakwereke, kuko n'ubundi aba ashaka yuko bitaba. Ikindi kintu nanone iyo hahiye mukaba mwararyamanye akaba ashaka kureba ko umukunda bya nyabyo, ashaka kukubeshya ko atwite. Muri uko gutwita rero hari reaction umwereka, uramukunda nyine ukamuhumuriza ko nta kibazo uzamufasha cyangwa se mugomba yenda no kubana bitewe n'uko mubanye cyangwa se bitewe n'uko namwe mwari mubipanganye yenda ko muzanabana, ariko iyo abashije kubona yuko utabyitayeho unashaka gukeka ko atari uwawe, icyo gihe aba ari kunyujijemo, aba abonye impamvu mushobora kuba mwatandukana. Ikindi kintu gikomeye cyane, umukobwa nakubwira ko atari ready yuko ajya muri relationship, ushaka kumutereta kumvisha ukuntu umuhungu wa mbere yamubabaje, atamufashe neza, yumva kibabaye, yumva nyine atarabivamo, ntago ari uko adashaka ko yijyamo, ahubwo ntago gushaka, abonye undi ashaka yabijyamo yihuse. Ikindi kintu gikomeye, ugasanga yenda nk'umukobwa turi abakobwa cyangwa se turi inshuti n'abahungu bavanze, hari umuhungu yenda unyuzeho mwiza nyine agaragara neza, mbega ku buryo abakobwa hari ukuntu tureba abahungu ukahita uvuga ati ameze neza, ashaka kunereta mu mutima yenda ukumva nta kibazo, kandi waramupfiriye, noneho agahita bakubaza ngo uramukunda, ngo oya, kandi urebye mu mutima we ni wa muntu uhora ameze nk'aho ashaka kuba yaguruka ngo bakundane, ariko mu by'ukuri ntago ashaka kubibereka, ariko mu mutima yarashize. Ikindi kintu, umuhamagaye kuri telefone usanze niriho 1 2 3, hari n'abantu bahamagara nk'inshuro 10 mushaka mutabaza cyangwa se mumeze nk'aho muri gutabaza. Rero icyo gihe arakubona akakwihorera, kuko iyo uhamagaye umuntu 1 2 aba abona yuko umuhamagara nyine hari ibintu ushaka kumubwira byihutirwa, kwandika message yayibona, ariko in case wowe umuhamagara uhora umuhamagara, icyo gihe akeka yuko nawe hari ibintu uri kurengera, ntabwo uri nawe uri kumuha umwanya we, ahubwo uri kumva yuko nacyo gihe ashobora kuba ari concentré n'ibintu ari gukora, wowe ushyizemo telefone, arajya kureba kuri telefone bya bintu byasanga ntabwo arabirangiza, ariko niyo yaba atari busy, menya yuko uba umutesheje akazi ke, cyangwa se ari no kukubeshya ko yari busy, kandi icyo gihe azakubwira ngo yari busy, ni ukuri tuvugishije ukuri uwo mukobwa ntabwo yashakaga kukuvugisha. Mumenye ubwenge rero, mumenye ibyo byose. Ikindi kintu bakunze kubeshya abakobwa ni ukuvuga ngo ntabwo bararyamana n'umugabo n'umwe, kandi nyamara byararangiye, harahiye kera. So byinshi murabizi, nimba hari ikindi uzi ucyandike hasi aho ngaho muri comment, ukande kuri like, so tuzahure muri video y'ubutaha. Don't forget to subscribe. Bye.